kwitwara kinyamaswa nuko kutamenya ko umuvandimwe ari umuvandimwe wawe, ntumenye ko igihugu ari igihugu cyawe. None se buri urabona ukuntu bacunze igihugu, barabona ari icyabo, ahubwo bagifashe nk'aho ari igihugu cy'umunyago bagomba kunyunyuza, bakanyunyuza, bagapompa, bagasigara ari igipampara, bakigendera bakajya gutura za Floride, za Miami, za California. Niko bimeze. Ndagira ngo rero abavandimwe duhuriye hano, abo bantu tuvuga ni abavandimwe bacu baje bitwara kinyamaswa, ariko ntidushaka kubita inyamaswa. Twabisaba abavana ariko umuco muri bavanye hanze, ibyo bigishijwe hanze, filozofi babayemo hanze ivuga ko bagomba kwinjira bakaza batsemba abo basanze mu gihugu imbere. Nabo babeshye ngo barimo gufatanya, bakabafata nk'inyamaswa bakabica. Urabona umudamu wa Rwigara n'ejo bundi yarimo kuvuga atakamba agira gute, urabona idamange. Noneho sinavuze abantu bafashije inkotanyi bahunze mbere, ndashaka kuvuga nka Mugabe Jean Pierre, abantu muramuzi, wandikaga akanyamakuru kitwa Le Tribun du Peuple. Niwe muntu wa mbere wahunze kandi yaranabashyigikiye. Niwe muntu wa mbere wagiye mu bitaro bamaze kumena umutwe umunyamakuru witwa Mutsinzi Edouard. Noneho bamenye ko atapfuye ari muri koma, baramumenye n'ubu umutwe we igice kimwe kirimo plastique. Bamukubitiye mu kabari hari Nyamirambo kurya nyuma imbere ya stade. Niwe yaratuye. Ajya mu kabari n'umugore we n'akana k'uruhinja, uwo muhungu wamaze kuba umusore. Baragenda bajyana amafuni mu kabare, amafuni nkariya nyine yandi yasenyaga Kangundu. Bajyana amafuni, baragenda barahondagura, bamusiga hari inte n'umugore barajyanye akana k'agahinja, dore umugore baramaranye nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice. Uwo bamujije ko ari umunyamakuru, wababwiye yanditse article mu kinyamakuru cye kitwa Le Messager, aravuga ati nta n'amareshya mugeni. Niyo iyo article yonyine bamuho. Noneho kubera ko abanyamakuru bakundiranaga icyo gihe, Mugabe Jean Pierre amaze kumenya yuko Mutsinzi atapfuye ari muri koma, bamujyanye muri CHK, aragenda ajyayo, ajya kubwira umugore ati muze tunegosiye, bamujyana muri clinique yari ifitwe n'abazungu. Nuko ko Mutsinzi aba yarapfuye ubu ngubu, nubwo ari hari igisenzegeri ariko ariho. Umwana we aramubona ko ariho mu gisenzegeri, ntashobora kuvuga neza, akaboko kamwe karapfuye, ijisho rimwe barikuyemo, afite ijisho rimwe iri ni proteze rimwe. Ibyo babimumukoze tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere muri 1995. Bataramara n'amezi, nimuyambarira amezi, bataramara n'umwaka ku butegetsi. None se ubwo iyo myitwarire y'ubunyamaswa twayita ngo iki? Twanze kubita inyamaswa, ubundi niryo zina ribakwiriye, kuko ibintu bakora nta gushaka mu gaciro kari. Nk'ubu baraje imigozi y'ibijumba yarakitse, abaturage birwa barya kawunga. Ntabwo umunyarwanda yaremewe akawunga, yahingaga ibijumba agahinga amasaka, ibyo bintu byose barabiciye. Niyo nacyo gituma ubona abantu barwaye bwaki. Urumva kera umuntu yubahaga umwana w'umukobwa, ubu ngubu ngo abana b'abakobwa binda z'indaro barabarika 10,000 na bingahe buri mwaka. Ubwo se barumva ibyo bintu ari bitwa ko bajera igihugu, bafite imbunda ku misozi ahantu hose, ko batarakurikirana abo bantu batera amada ngo barebe uko babigira. Igituma abantu batera amada ari iki? Ni bwa bukene, ni yanzara, bya bintu byose bibi batuzaniye. Ibyo babeshaga ngo mu Rwanda ngo abantu bamerewe nabi. None se ubwo uretse kuba bigaragara i Kigali kwa amazu meza n'ibiki byose, murabona abantu bamerewe neza gute? Bitatu bya kane by'abanyarwanda birara bishonje, bakubita abana kuryama cyangwa bakabaha ako kawunga katagira na vitamine na zingahe, ugasanga abantu barahombanye. Mwabonye abanyarwanda uko bameze, uretse nyine agatsiko gato k'abantu bakeya batajya no kuri 0,25%, niko gafite amatama ubona nyine bariye bafite iforume, abandi inzara yarabishe. Urabona umuntu w'umugabo ukagira ngo n'umwana. Ibyo bintu rero, iyo myitwarire yatumye bafata igihugu cy'u Rwanda bakagisenya bakakigeza hari. Ibyo bintu nibyo bigomba guhagarara, kubera yuko iyo tubivuga ibwa mbere dutangira ibi bintu twabitangiye twebwe twivugira abasope. Turavuga tutari ko muzi ukuntu abantu baje batwita, baje bavuga bati twe mwe muri abasope, bo baravuga bati turi abasajya, hanyuma abandi bati bavuye Tanzania ni abatizedi, abavuye Kongo ni abadubayi, abavuye Burundi ni abajepe. Tuti murabyibuka? Bati turabyibuka. Ese byahereye iki? Tugenda tubisobanura, tunasobanura ubwo buzima twabayemo.
biza kugaragara yuko abo bahimbye izo mvugo batwise ayo mazina ni abo bavantara. Aba nibo mubona batanga amakuru umuntu wese winyegambuye bakamufata bakamucisha mu ryoya. Aba nibo bagutera ubwoba bakubwira ngo bazagusanga aho uri bakume n'umutwe, ngo bazagusanga aho uri bagucecekeshe, ngo ndabazi mbana nabo. Ariko abantu baraseka. Buriya umuntu yakubwiye ngo nzagusanga aho uri, ese azaza yambaye antibare, azaza yambaye kurinde, akoze mu yihe matiyeri we yumva ko ashobora kuza kugukanga ngo nzagusanga, apima ibiro bingahe mbese ku buryo yakubwira ngo nzagusanga hariya, kumva ko agomba kugutera ubwoba akagucecekesha. Ntabwo tugomba kuzaceceka. Waravuga ngo no mu basope hari abitwara nabi, ariko mwibuke cya kintu tuvuga tukababwira tuti muhere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990. Ibintu mu Rwanda byose byarahindutse, byabaye macuri. Umugabo aragambanira umugabo, aravuga ngo inshuti za Rwigara zamugambanira. Ubu se nta bana batanga base, ubu se nta bagore batanga abagabo babo bakabaha n'uburozi. Ibyo ngibyo ni ibintu byazanywe n'aba bavantara. Ibi byose umusaza Matata yavuze byo gusanga abantu ku musozi bakabakubita ubufundi, bakabakubita ubuhiri, bakabagira bate. Abanyarwanda bafashwe bugwate, abanyarwanda bafashwe mateko, abanyarwanda bari muri prison ifunguye. Umuntu akaza akavuga ngo kubera ko ngo bagambaniye ngo mu mwene wacu, ni wowe urareba mwene wanyu nibyo. Ariko reba abanyarwanda bose muri rusange, urebeho abantu baza ku musozi bakararika, bakajya mu bishanga bakararika, bakarasa abantu, bakagira bati nurangiza uvuge ngo ababikora ni bande. Iriya system iri mu Rwanda ishaka gutsemba abanyarwanda basanze mu gihugu kugira ngo igire u Rwanda rushya.